Yesu ashimwe cyane. Amahoro n'imigisha n'urukundo biva ku Mana Data twese mwiza bikomeze bigwire muri mwe, bikomeze bana namwe iteka ryose. Imana y'amahoro ishimwe cyane ko yongeye kudutiza akanya ngo tuboneke imbere yayo, duhumeka umwuka bazima. Ni akanya kadasanzwe, ni akanya kumaro cyane. Imana ishimwe cyane kujya ihora iturinda ko bukeye n'uko bwije. Imana ishimwe. Ndashimana cyane ko namwe mwese be yabarinze, kababebera amaso kandi ko batabara uko bukeye n'uko bwije. Dufite impamvu z'ibifatika byinshi byatuma dushima Imana. Nawe hari byinshi wareba mu buzima bwawe, hari byinshi wabona, ukabona cyane hari byinshi Imana yagiye ikora mu buryo budasanzwe. Gusa nubwo ureba ukavuga ngo ntacyo yakoze, no kuba ikurinda umunsi ku wundi nabyo ni ishimwe rikomeye cyane. Uko abenshi dushaka kurebera Imana mu byo iri gukora ako kanya, ariko tukibagirwa cyane ibyo yagiye ikora, tukibagirwa cyane ibyo turi kurebesha. Buriya birasaba ngo ubundi kuba umukristo bisaba kugira ngo ugire andi maso agushoboza cyane kuba wareba ibyo abandi batari kureba. Kuba umukristo bisaba kugira ngo wizere n'ibitariho, kuko uba uzi neza yuko nta kabuza iyavuze izabikora. Rero ndasuje cyane abari ahantu hatandukanye dukunda kubana. Hari abari muri Canada, abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abari muri za Aziya, Uburayi, za Australia, Oceania, abari muri Afurika muri rusange, abari mu bihugu byose bitandukanye duhanye imbibi, abo dukunda kubana cyane cyane. Hari abari muri Tanzania, abari muri Uganda, Burundi, Congo, n'abari mu Rwanda by'umwihariko. Mwese ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Amahoro n'imigisha biva ku Mana Data twese mwiza nibyo mbifurije, kandi mukomeze cyane mugubwe neza, muzura umwuka wera, mwe kuzura ibindi usibye umwuka wera, kuko hari abandi buzura ibindi bitari umwuka wera, ariko mwebwe mbifurije ko mwakuzura umwuka wera, kuko muri muzura umwuka wera muzamenya ibyo Umwami ashaka kandi ashima. Mureke dusenge maze dukomeze no kumva ubutumwa bwiza yatugeneye muri aya masaha, kugira ngo turebe cyane ko twakwisuzumira cyane mu byo yatugeneye, bitume tujyane kuba twakomera cyane. Wa muntu wacu w'imbere akomeza cyane agwiza imbaraga mu buryo budasanzwe, mu buryo bw'umwuka. Wa muntu wacu w'imbere agwiza imbaraga. Uri Imana nziza, uri Imana ifite imbaraga. Turagushimiye kuri uwera, turagushimiye kuri Data wa twese mwiza. Mu izina rya Yesu Kristo, Imana y'amahoro, turi imbere y'amaso yawe iyi saha n'uyu munota. Mana, tugushima kuri byinshi ukomeje gukora hagati muri twebwe. Icyubahiro n'ikuzo ni ibyawe iteka ryose. Mana, tugeze mu kanya ko kumva ijambo ryawe. Nyemera cyane uzuganze kuri twebwe, nyemera cyane uzudushyigikire muri byose. Ureke umwuka w'imbaraga, umwuka w'ineza azaganze. Ndirukana imbaraga zose z'umwijima, ibitavuga Imana byose ndabyirukanye mu izina rya Yesu. Reka uzuganze muri amasaha, reka uzutegeke, reka umwuka wawe wera azatuyobore kandi ateke byose kubishoboye. Urakoze ko ugiye kubana natwe, urakoze ko ugiye kudushyigikira. Bisogeye ndizenze uko ubikoze kwa Kristo Yesu Umwami wacu. Amen. Kunda kumva amakuru y'umurwa, uri kura hatagera ibyago, kandi umucyo w'umwana w'intama umunsi umwe nzawinjiramo. Haleluya, niko mvuza impundu, haleluya, nzinjira mu murwa, haleluya, ndi hafi kujyamo, umunsi umwe nzawinjiramo. Haleluya, niko mvuza impundu, haleluya, nzinjira mu murwa, haleluya, ndi hafi kujyayo, umunsi umwe nzawinjiramo. Nta marira aba muri uwo murwa, nta muruhu bayo n'intambara, nta n'indwara ishobora kubayo, umunsi umwe nzawinjiramo. Haleluya, nuzuye ibyishimo,
Aleluya, nzinjira mu murwa, aleluya, ndi hafi kujyayo, umunsi umwe nzawinjiramo, aleluya, nuzuye ibyishimo, aleluya, nzinjira mu murwa, aleluya, ndi hafi kujyayo, umunsi umwe nzawinjiramo, abazajya muri icyo gihugu bazaba bambaye imyenda yera, babikiwe ikamba ry'izahabu, umunsi umwe nzakigeramo, aleluya, nta gushidikanya, mu ijuru hari umunezero, ntabwo umubabaro uba mu ijuru, niringiye kuzinjiramo, aleluya, nta gushidikanya, mu ijuru hari umunezero, ntabwo umubabaro uba mu ijuru, niringiye kuzinjiramo, aleluya, nta gushidikanya, mu ijuru hari umunezero, ntabwo umubabaro uba mu ijuru, niringiye kuzinjiramo. Imana ishimwe cyane. Tugomba cyane buriya iteka ryose umukristo w'ukuri atungwa cyane no kumva amakuru abandi bataba bari kumva, kuko iteka ryose uhora umenya neza cyane. Ubundi amakuru ikintu agufasha ni ukumenya neza cyane igihugu cyanjye bimeze gute, bihagaze gute. Ubundi iyo ndimo neza umenya ayo makuru urimo uyafata neza, bituma neza cyane wisuzuma ukamenya neza igihugu cyanjye ibisigaye ni ibiki, kugira ngo ntazisanga nagiye mu zindi nzira zitandukanye n'ibintu bikenewe mu gihugu cyanjye. Rero iteka ryose niyo mpamvu icyo wakora cyose ugomba kubaho ukumbura iwanyu, ukumbura iwanyu, ukumbura iwanyu. Icya mbere cyo, abazajya muri icyo gihugu ni abantu bagomba kuba bambaye imyenda yera. Kuvuga imyenda yera, bambaye ya mirimo yo gukiranuka, abo ngabo nibo bagomba kujya muri cya gihugu. Ntabwo uzakijyamo ngo ni uko wakoze imirimo runaka. Kuba warabwirije ntabwo bizakujyana muri icyo gihugu. Kuba warayoboye ntabwo bizakujyana muri icyo gihugu. Kuba warabaye umuririmbyi ukaririmba ntabwo bizakujyana muri icyo gihugu. Kuba waragiye ukagaburira abantu benshi batandukanye ntabwo bizakujyana muri icyo gihugu. Ahubwo uzajyanwamo n'imirimo myiza yo gukiranuka, ya mirimo yose wakoze ukorana urukundo, ya mirimo yose wakoze ukiranuka imbere y'Imana, niyo izaguhereza pasiporo yo kuba wakwambuka ukaba wajya muri cya gihugu. Muri make kuba waba uri umuntu wanditswe cyane mu bitabo by'itorero bitandukanye ntabwo bizagutwara muri icyo gihugu. Ahubwo icyo gihugu ni cya babandi, ni inzira ya babandi, ni igihugu abandi bazajyamo, abantu bakiranutse bakoze iby'Imana ishaka. Wasanga waragiye ukora ibyo ukora byose ukabikora, ariko n'ubundi ufite n'ibyaha. Rero niyo mpamvu iyi saha cyane wagombye kujyana kongera kwisuzuma, kabanza cyane ukabanza ukibaza, umurimo w'Imana nkora mukora mukuru mu mwuka. Kuba narabaye umudiyakoni nkamenyekana hose, n'abangiye no gupfa bakamberekeza abantu benshi cyane bandirimbira indirimbo zitandukanye, ntabwo ibyo bizanyinjiza muri icyo gihugu. Nzakingizwamo nuko nakiranutse mu byo nakoze byose. Yesu ashimwe cyane. Mureke dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Yesaya, umuhanuzi Yesaya, igitabo yanditse ibice 35, dusome ku murongo w'8. Yesaya ibice 35 umurongo w'8 niwo tugiye gusoma. Yesaya ibice 35 umurongo w'8 tugiye gusoma. Nta kindi kintu tugiye gusoma, reka dusome izina rya Yesu. Kandi hazabaho inzira nyabagendwa, iyo nzira izitwa inzira yo kwera. Abanduye imitima ntibazayicamo, ahubwo izaba iya babandi, abagenzi naho baba ari abaswa ntibazayiyoba.
amena. Reka dusubiremo. Kandi hazabaho inzira nyabagendwa, iyo nzira izitwa inzira yo kwera. Abanduye imitima ntibazayicamo, ahubwo izaba iya babandi. Noneho agakomeza ngo abagenzi naho baba ari abaswa ntibazayiyoba. Yesu ashimwe cyane. Rero hazabaho inzira yo kwera. Iyo nzira yo kwera ni inzira igomba gucamo cyane, igomba gucamo umuntu wese ukiranuka, ukora ibyo Imana ishaka. Muri make ni inzira igomba gucamo wa muririmbyi wemeye kugenda akemera akaririmba, nubwo waba ufite ijwi ritumvikana neza, ugasanga ibyo uririmba nta nubwo babyitaho, ugasanga na ritme kuyikora birakugora, ariko icyambere cyo kuba ubikora ukiranuka, ukaba utabikorana ubwibone, ukaba utabikora ukora ibindi byaha bitandukanye, ukaba uyikora wumva wejejwe neza, ari muri wowe wejejwe n'Imana yakureba ikavuga ngo ndimo ndareba umuntu wanjye byibuze ahagaze hariya muri iriya korari, ahagaze cyane hariya kuri aritari, arimo akora umurimo wanjye nk'uko ashaka, uwo nguwo niwe uzaca muri iyi nzira. Iyi nzira ntabwo uzayicamo ngo nuko wabaye pasitoro imyaka 40 hoya, ahubwo bizasaba ngo iyo myaka yose wamaze uri pasitoro, waze uri umushumba, n'iki wayibyaje umusaruro, wabikoze ukiranuka. Iyi nzira izacibwamo n'abavugabutumwa bemeye kurenganizwa ubutumwa bwiza. Buriya nubwo abantu benshi bavuga ngo turakijijwe, ariko ujye ureba cyane abatubanjirije, ukareba ukuntu bagiye bapfa mu buryo butandukanye, mu buryo bugiye bitera ikibazo gikomeye cyane, bakemera bagapfa kubera ubwami bw'Imana. Stefano agiye gupfa yavuze ijambo rikomeye cyane ngo mwami bababarire kuko batazi ibyo bakora, amera nka Yesu Kristo. Aho ngaho ugasanga abantu benshi cyane ntabwo bagiye bapfa muri bake, bagapfa ry'intwari batarigeze bakara ubutumwa bwiza. Ariko twebwe iyi saha akantu gato cyane karaza, bakubwira ngo ibintu nutabikora ngo ugiye guhita tugukura mu itorero, ngo tugiye guhita duguca burundu ngo mu gihugu. Aho ngaho gato wirukanga cyane, ukabanza ukibaza uyu muntu abona umwuka wera. Icyambere cyo iyi nzira ni inzira itazigera icamo n'umuntu w'umunyabwoba. Abanyabwoba bose bagiye bagira ubwoba mu bintu bitandukanye, inzira ntabwo bazigera bayicamo. Uko ni ukuri kw'ijambo, mugomba kwifata gutyo niko bimeze. Amena. Iyi nzira izitwa inzira yo kwera. Abanduye imitima bose, abo ngabo ntabwo bazigera bayicamo, kandi niko kuri kw'ijambo. Ntabwo bazigera bayicamo. Ibyo wakwitwaza byose, waza ukubaka n'insengero 40, wakubaka n'insengero zose ziba ku isi, nubwo wagaburira abantu bose bababaye b'imfubyi, ariko ukabikora udakijijwe, iyi nzira ntabwo uzigera uyicamo. Uzayicamo bitewe n'uko ibyo wakoze byose wabikoze ukiranutse. Ibyo wakora byose udakiranuka, imbere y'Imana bari ubusa. Ariko iyi saha haracyari amahirwe akomeye cyane yuko wakongera cyane gukira. Yesu ashimwe cyane. Wakongera ugakira, uko icyambere cyo Imana iracyari ku ntebe y'imbabazi, kandi yiteguye kuba yagira neza cyane umuntu wese ugarutse. Icyambere cyo yakwegeye cyane iminsi yose wajya ugera y'ubujiji, nuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo yose yayirengagiza, maze iyi saha ikaba yakongera kugira impuhwe. Uko icyambere cyo koza byinshi bishoboka ubikorana ubujiji, ariko iyi saha hari Imana ijya ibabarira, hari Imana igitanga imbabazi, hari Imana ishoboye byose, no kuba yakobara byose yabishoboye. Niyo mpamvu iyi saha niwongere cyane wongere wisuzume uko ugenda kose, ari imifatire yawe, ari imigendere yawe, ari imisengere yawe, ubanze baze cyane byose mbikorera mu mwuka, mbikora nkiranuka, baze cyane wibaze. Yesu ashimwe cyane. Amena. Iyo nzira izitwa inzira yo kwera. Abanduye imitima bose, ariko
ijambo riratubwiye cyane ngo umugenzi nubwo yaba ari umuswa, yaba ari wa muntu utarize, utazi na bonjour, utazi akantu na gato, utazi no kwambara, utazi no kuvuga, ariko uwo nguwo uko yameze kose apfa kuba akiranukira Imana mu buryo bwose bushoboka, uwo nguwo ntabwo azigera ayoba iyo nzira. Icyambere cyo uwo nguwo ashobora kuba ari umuswa ku bintu bijyanye n'ibintu by'isi, ariko ugasanga ari umunyabwenge imbere y'Imana. Ubwo icyambere cyo niyo mpamvu Yakobo yavuze aravuga ngo nimushakire cyane ukuntu mwafata ubwenge bw'Imana. Ubwo ubwenge bw'Imana ufite ntabwo wegera cyane kugenda mu by'isi cyane. Niyo mpamvu umukristo yavuze aravuga ngo njyewe ndi umukristo, iby'isi byose ndabihinyuje, sigaye nifuza cyane ibyo mu ijuru. Uko yabonaga iby'isi byose ari ubusa. Niyo mpamvu na Salomo yabyanditse mu bwiza aravuga ngo byose ni ubusa nta kamaro, ibiri mu isi byose ni ubusa ntacyo bimaze, ariko igifite agaciro ni uko wakubaha Imana. Kubaha Imana iyo ufite no kugira umutima unyuze byose bigira inyungu nyinshi cyane. Uko nta na kimwe wasanye muri isi nta n'icyo uzigera uyikuramo. Uko wagenda kuzagenda maze bibaza cyane ejo bundi kuzagenda uzaba ugiye hehe, uzajya he, uzajya he? Ariko iyo nzira banze bibaze cyane, iyi nzira yo kwera niyo mpagaze mu isaha. Ibyo Imana ishaka nibyo ndi gukora, ariko icyo nkubwira cyo ntabwo izigera yita ku maturo watanze, ibya 10 watanze, kuba wagenda buri munsi uririmba cyane, ugenda ukajya kuririmba, kuba wasenga nibature buri munsi, kuba wagenda ukabwiriza buri munsi, kuba wagenda ukayobora buri munsi. Ntabwo yita cyane ku maturo waba ushumbye uko yabangana, ahubwo igifite agaciro cyane nuko byose wabikora wejejwe imbere y'Imana. Yesu ashimwe cyane. Iyo nzira izitwa inzira yo kwera. Abanduye imitima bose nta n'umwe wanduye umutima uzigera cya muri iriya nzira. Icyambere cy'abazajya muri kiriya gihugu n'abazaba bambaye imyenda yera, babikiwe ikamba ry'ubugingo. Abo ngabo nibo bagomba kujya muri kiriya gihugu. Ni abantu babandi bamaze kwezwa neza. Ibyo wakora byose, icyambere cyo utejwe neza, nta na kimwe washobora kuvuga n'ubundi ngo mwaraho uzajya. Icyambere cyo umuriro uragutegereje. Ibyo wakora byose bazi umenye neza cyane. Icyambere mu ijuru bagira ibitabo bigera muri 2, hari igitabo cy'ubugingo n'igitabo cy'imirimo. Baza cyane, ubwo saa hose ndahari. Nubwo wasanga cyane wanditse mu gitabo cy'imirimo utanditse mu cy'ubugingo, n'ubundi gahunda yawe urayizi. Nuko bagera bakubwira cyane n'ubundi ngo muzajya ngo mu muriro udasima, ariko iteka ryose ntabwo ari igihe no muzajyamo. No mutegereje abantu batakoze ibyo Imana ishaka, bakabanza bakaruhukira aho ngaho, ariko nyuma yaho bazajya aho bita mu nyanja yakumura y'amazuku. Niho bazisanga abo ngabo. Baza cyane wibaza cyane, njyewe kanaka uko nagiye ngenda bimeze gute imbere y'Imana? Yesu ashimwe cyane. Imbere y'Imana uhagaze gute? Imbere y'Imana uyumva gute? Imbere y'Imana ugaragara gute? Iyo wirebye cyane ubona imirimo yawe igaragaza yuko ugiye he. Iyo cyane wirebye ubona cyane uko ugenda, ubona cyane ibyo ukora, bijye yerekana yuko ugiye hiye. Ariko haracyari amahirwe yo gukira. Niko Pawulo yavuze cyane mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa. Yavuga ngo haracyari amahirwe yo gukira cyane. Amahirwe aracyahari. Yesu aracyari ku ntebe y'imbabazi ategereje abe kugira ngo abe yabagirira neza. Wowe icyambere cyo mwemberere, umubwire ngo iminsi yanjye y'ubujiji yose yirengagize burundu, maze isaha wongere umboneze, maze isaha wongere cyane untunganye cyane. Nongere mbere nk'ifeza itunganyirijwe mu ruganda, nongere mbere cyane, nongere mu muntu w'umumaro. Iyi saha ni wongere cyane wemere Kristo, yongera kuyobore, yongera kubera Imana. Uko ibyo wakora byose ni ubusa. Ibyo twakora byose n'umwete wacu wose, n'agahinda kasaze, n'amarira adashira, byose
nta kindi wakora. Emerera Kristo akubera umwami n'umukiza. Nubwo abantu benshi cyane bakora ibyakirukanka cyane ngo reka njye gusenga amasengesho y'iminsi ingahe ngo nirize iminsi ingahe ngo icyaha gitekerezo ko cyavuyeho. No, ntabwo bishoboka. Uko ijambo ry'Imana ritubwira ngo nimwatura ibyaha byanyu, icya mbere cyo utari watura n'ubundi buri intumbi imbere y'Imana. Ibaze cyane Imana gukureba ikabona wowe uri umushumba ariko ukabona umeze muri make uri impumyi, ariko uri impumyi igira amaso, ukareba cyane ikabona uri igifamatwi kandi ugira n'amatwi. Imana cyambere cyo yatanze icyo bita promotion ku muntu wese ukeneye kuba yakwihana. Igihe niki kugira ngo mwakire cyane imbabazi uko Kristo cyari ku ntebe y'imbabazi, uko ari igihe kigiye kuzagera maze ukazabura aho wakiriza imbabazi z'Imana. Icyambere cyo Kristo yiteguye cyane kuba yakubabarira. Reka icyubahiro cyawe cyose waba urimo witaho cyane, banza cyane utunganye ubugingo bwawe, niyo bufite agaciro. Menyerera ko nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima. Icyambere cyo kuba wavuga n'ubundi ngo bayeho neza muri iyi si ariko utisanga ubayeho nabi mu buzima bwundi. Iyo ni ikibazo gikomeye cyane. Tugiye gusenga Imana ariko cyane twanze wibaze inzira yo kwera nyihagazemo, inzira yo gukiranuka nyihagazemo. Banze cyane wibaze cyane, none se ndi umugenzi ujya mu bwami bwo mu ijuru? None se uko ngaragara byerekana yuko ndi umugenzi, ariko ibyo wakora byose utari wezwa, utari wakizwa, byose ni ubusa. Tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga Imana, Imana y'amahoro. Tugiye kuyisenga ariko nyemerera cyane uce bugufi hagati muri wowe. Ari abari turukumvikana isaha, ari n'abazumva ikibwiriza cyane. Wemere cyane uce bugufi muri wowe, wemerera Imana, Imana y'amahoro. Yongere cyane, yongere kwiteho, yongere cyane yongere muri rusange, wongere cyane ubu umuntu ushitse cyane, ukora icyo umwami ashima, ukora ibyo Imana ishaka. Uko imisi yose umaze urongotana ugenda mu by'isi bitandukanye, iyo yose Imana irayizi. Ahubwo yibwiza ukuri, uyibwire kubabarire, uyibwire kubabarire cyane. Yongere kwambike imbaraga zigushoboza kunesha icyaha. Uri Imana nziza, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ishobora byose. Mu izina rya Yesu Kristo urera kandi urakiranuka, uteye ubwoba kandi urahambaye. Mu izina rya Yesu Kristo Mana, ijambo ry'Imana tubwiye cyane ngo iyo nzira ngo izita inzira yo kwera, ngo abanduye imitima murengezi mwiza ngo ntabwo bazigira baca muri iyo nzira, ahubwo ngo ni inzira y'abantu batanduye, ngo ni inzira y'abantu bakiranuka. Ariko umugezi ngo nubwo yaba ari umuswa ngo azaca muri iyo nzira. Dusanze abantu benshi cyane Mana batari muri iyo nzira, umubare w'abantu benshi bwose ntabwo uri muri iyo nzira. Nyemera isano y'umunota, wongere ubabarire imitima, wongere uyigarukeho, wongere Mana uyandike mu gitabo cy'ubugingo aho bagiye barongotana mu buryo butandukanye. Wongere ubagarukeho, wongere basubire mu nzira yo kwera, wongere basubire bose baguhimbaza mu izina rya Yesu. Reka abantu muko barengera abayobore, yongere abashigikire, yongere abambike imbaraga, ari imigendere yabo, ari imivugire yabo, ari uko bitwara. Bashima Imana, ibyo bakora byose Mana babikora biguhesha icyubahiro mu izina rya Yesu. Urakoze kutanza imbabazi, urateze koze gutanza imbabazi Kristo mu izina rya Yesu. Reka umwuka wera w'Imana akomeza ganze muri iyi si, akomeze wera abantu bawe aho baherereye hose Mana, komeza ubayobore, baye rwose Kristo muzima we Mana, kwambara imyenda yera yo gukiranuka, bagende bakiranutse mu byo bakora byose, ibyo bavuga byose Mana babo bakiranutse Mana, bakora umurimo wawe bawukore bakiranutse mu buryo bwose butandukanye mu izina rya Yesu. Ubashoboze gutwara intwaro z'abakristo nk'abantu bakumenye mu izina rya Yesu. Abantu muri iyi minsi ya none ubaye kuba maso, ubakangure mu izina rya Yesu. Imana ifite imbaraga. Urakoze, urakoze, urakoze Kristo, urakoze kutanza imbaraga, urakoze kutanza imbabazi kuri abantu, urakoze Kristo mwiza, kumugamba ko ari mwiza kuri byose. Sabye nize Imana nzi kubikoze, kwa Kristo Yesu umwami wacu. Amen.